wagize neza gukizwa. Nagira nkumenyeshe hari urundi rwego ukwiye kwinjira rwo kwera imbuto z'umwuka zikakubamo, ingeso ziza zikagaragara, Imana ikaboneka muri wowe. Ariko ntibirangiriraho, hari urundi rwego rwa gatatu aho imbaraga z'umwuka wera zigaragarira muri wowe, abantu bakabona Imana yawe. Izo mbaraga zikorera mu mpano zacu, izo mbaraga zirukana abadayimoni, izo mbaraga zituma Satani ahunga, izo mbaraga zibohora abagenda bahetamishijwe n'ububata bwa Satani. Izo mbaraga nizo nkubwira ko zigiye kumanukira muri Eglise Vivante cyangwa kuri Senga. Niyo wowe utabyakira ndabyumva, nanjye azanyibuka, nanjye azangenderera. Naramutegereje igihe, ndumva igihe gisohoye ngo aze. Imbaraga z'umwuka we. Uwitwa Pawulo mu bice 7 mu Baroma yanditse igice cyiza, Abaroma ibice 7 umurongo wa 14, umutwe w'amagambo uravuga ngo intambara y'umutima uhana n'umutima wa kamere. Yego, intambara y'umutima uhana na kamere. Atangira avuga ati muri njyewe ndi umuntu ushaka kuba imbata y'amategeko y'Imana, atariko nanone simbishobora, kuko icyiza ashaka gukora si cyo nkora, hanyuma ikibi ntashaka aba ari cyo nkora. None koko ubwo murumva ndabibona mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'icyaha. Akomeza kuvuga atyo ayo maganyaganya, arangije akomendura ati none ninde wankiza uyu mubiri upfa, ninde wankiza uyu mubiri ukora icyaha? Asoza avuga ati icyakora Imana ishimwe mu 25 kuko izajya inkiza ku bwa Yesu. Ibice 8 rero niho rurangiza iki gice. Ku bakunda Bibiliya bagisoma kenshi, ku bantu baryoherwa na Bibiliya uragisoma gusa, kongera ukagisoma kubera ko ni butamu. Iki gice kiraryoshye, ukuntu gitangira ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bajakirwa. Ntabwo ari iyo impamvu iri hasi, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ritubatura ku itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kakunda umurongo wa 4 uravuga ngo kuko ibizamategeko yananiwe kubera intege nke za kamere yanjye, Imana irabisohoza kubw'umwuka wayo.